utinya gupfa ngaho uzakumbure baratubwiye ngo kujya mu ijuru ngo ntawe uzajya mu ijuru adapfuye ariko ntawe wapfuye ngo mbone baseka bose bararize shashumi byihorere hari ahantu niba ari ijuru imana izaba nije kwibera nijoro izaryihira barishaka njye ntago ndishaka utize ubuzima wibera hano ku isi nukuri ibyino ndabishoboye wenda kuko mbibamo nkaba inzobere none hari na kimwe nakurikiza singiye ihame ryanjye ni ukugendera ku mategeko ya leta kuko ubuyobozi bushyirwaho na nyagasani ubwo ni imbere cyane nyine ariko rero hajura abantu bajyamo ukabona bari kure ariko uza ahantu wowe bakwikubitira imva y'ibihumbi 400 bakayiguhaye kuri ino se ukihigira ubuzima ariko wowe bakagushingura ahantu bampambye mu kirago bakayama ndihoze kagahinda karongora indushyi n'ubwiza rega ntibubuze indushyi koruhare rukundo njya sinzi niba barubona mwana. Mu magambo ati ngiye ikinyabupfura ngira ni cya kindi umuntu ashugurika kundi mubyeyi ukabona nyine ari gucyaha umwana we wareba nawe ukavuga ati ubwo uriya ari umubyeyi akaba ari kubuza uriya mwana ari amakosa kandi ari uwe kandi nanjye njya nyakora bivuze ko nanjye njya nkora ibidakorwa n'abantu bakuru. Umugabo umwe mu magambo nawe agira ati usubiraho wikuye ntusubiraho twagukuye. Nyuma y'inzira ndende irimo amakross menshi cyane umuhungu yanyuzemo mu gihe kirenga imyaka 7 yibera ku muhanda atunzwe no kwiba gusabiriza kunyagirwa karara mu biraro gukora urugomo ndetse n'ibindi byinshi cyane bikora abana baba ku muhanda. Umwana w'umuhungu yaje gufata umwanzuro wo gusubira iwabo mu rugo ajya kubana na mama we. Kuva mu buzima bwo kuba ku mihanda ubuzima budafite icyerekezo kugeza Imana imutunze inkoni ubuzima bugahinduka akisanga mu gihugu cya Canada. Ubundi byagenze bite? Ese uwo tuvuga ninde? Amazina ye nyakuri ni ayahe? Yaje kwisanga mu gihugu cya Canada te? Kanda subscribe ubundi dukomeze. Amazina ye yitwa Shema Jimmy, benshi bamuzi ku kabyiniriro ka Kimangwema nk'izina yiswe nabo babanaga ku mihanda. Akaba yaravutse tariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1996. Avukira mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba ahahoze ari inkambi ya Gihembe y'impunzi z'abanyekongo. Kimangwema yakuriye mu buhunzi aho yisanze arerwa n'umubyeyi umwe ari we mama we gusa. Ariko icyo gihe akaba yaravukanaga n'abandi bana. Yakuze nk'abandi bana bo mu nkambi ariko bitewe n'uko ubuzima bwe n'umuryango we yabonaga butagenda neza abona mama avunika cyane ku bijyanye no kubarera kandi nta naho gukura hahari. Ibyo byose bigendanye n'uko bari babayeho mu buzima bw'ubuhunzi. Ku myaka 10 gusa Kimangwema yatangiye gutekereza kuba yasiga mama we ndetse n'abarumuna be bitewe n'uko yabonaga ubuzima bumeze akajya kwishakiriza ku mihanda. Muri icyo gihe yabikoze azi ko arimo korohereza umubyeyi ariko mu by'ukuri byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Byagenze gute rero? Kimangwema nyuma yo gutekereza kuva iwabo yaje no gufata umwanzuro wo kugenda maze mu mwaka wa 2006 afata inzira ituruka mu karere ka Gicumbi yerekeza i Kigali gushaka imibereho. Muri icyo gihe yagendaga n'amaguru. Umunsi umwe gusa yari yageze hafi ya Kigali ahantu bita i Kabuye ari naho urugendo rw'ubuzima bwe bwo kuba ku muhanda twavuga ko ariho bwatangiriye. Akigera i Kigali ntiyabashije kubonaho kuba bitewe n'uko nta muntu yari azi yo n'umwe. Muri icyo gihe yari kumwe n'umwana baturukanye muri karitsiye y'iwabo aho ngaho mu nkambi ya Gihembe. Batangiye kwirwanaho bashakisha uburyo bwo kuba bakibeshaho maze birangira bisanze i Kigali mu mujyi. Mu gihe kidatinze Kimangwema yaje kwisanga mu murenge wa Nyamirambo. Akigera i Nyamirambo yatangiye gushaka uturimo two kumutunga nk'umwana. Uturimo turimo kwikorera utuzigo tw'abantu bavuye guhaha bakamuha igiceri, gucuruza za envelope ndetse n'ibindi. Ngo kuko Kimangwema yisanze ku mihanda ya Kigali. Nubwo yacuruzaga za envelope ariko ntibyatinze. Nk'abandi bana bose baba ku mihanda yatangiye kumenya ubucakura maze bimutera kwangirika. Ibi byaje gutuma amenya no gukora mu mifuka y'abantu maze atangira kubaho akora ubujura, ubutekamutwe. Ibyo byose bikaba arara mu biraro mbese nk'umwana wese utitabwaho n'ababyeyi. Agejeje imyaka 11 yafashwe n'inzego zibishinzwe afungirwa mu nzererezi kwa Kabuga Gikondo. Igihe cyarageze baramufungura maze asubira ku muhanda. Ku myaka 12 ariko yaje kongera gufatwa n'ikindi kigo kirerera abana hitwa muri Les Enfants de Dieu aha kubatahazi ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera ahazwi nko kuri 15. Mu mwaka wa 2009 Kimangwema yaje gutoroka icyo kigo maze yisubirira kwibera ku muhanda. Kimwe mu byamuteye gutoroka agasubira kuba ku mihanda yavuze ko bigishwaga discipline iri hejuru cyane ariko nanone ababareraga bakaba barabakubitaga bikaba biri mu byamunanije kugendera ku mategeko y'icyo kigo ubundi agahitamo kugitoroka akisubirira ku muhanda.
Akigera ku muhanda nk'uko byari bisanzwe mbere, yakomeje kubaho nka mayibobo, kwiba abaturage, kurara mu biraro, kurya ibiryo byashaje, kugeza n'aho yisanze asigaye yiba n'abantu azi, yahura nawe akanamusuhuza nta kibazo rwose. Byaje gukomera cyane maze umwana muto yaza kongera gufungwa. Yafunzwe kenshi muri transit zitandukanye, ariko nanone aza kujyanwa mu yindi miryango myinshi itandukanye yita ku bana bo ku mihanda, irimo nka Fidesco, Seapage ndetse n'abadacogora. Nyuma yo kuva kuri ibyo bigo byose, asubira ku muhanda. Mu mwaka wa 2014 Kimangwema yaje kujyanwa Iwawa mu kigo ngororamuco. Agezeyo yatangiye kwiga amasomo bafatirayo ndetse agaragaza ko yanahindutse, maze amasomo bafatira yarangiye baramurekura agaruka mu buzima busanzwe. Muri icyo gihe ntabwo byamukundiye kuko n'ubundi yahise asubira kwibera ku muhanda. Uyu musore nubwo yarabayeho gutya ariko ntiyaburaga guterwa ipfunwe n'ubuzima yarabayemo, bitewe n'uko abo babubanagamo yajyaga abona bajyanywe muri ibyo bigo bakagaruka barahindutse ari abantu bazima, ariko we bikanga. Mu mwaka wa 2015 yaje guhura na Mind Labs, ni umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'umugore witwa Rebecca Davis. Uyu muryango washinzwe ugamije kwigisha abana bato bavuye ku mihanda kwirwanaho mu buzima. Bimwe mu byo bigishwa birimo gusoma no kwandika, guteka, kudoda, gukora imisatsi, ndetse n'abana b'abakobwa bakabigisha ku bijyanye n'uburyo umukobwa agomba kwitwara ndetse no ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Aha niho uyu musore yaje guhindurira igice kinini cy'ubuzima bwe, kuko yatangiye noneho kubona ishusho y'ubuzima bwiza, atangira kwiga guhinduka, yigishwa discipline, ndetse yavuye yazi gusoma indimi zirimo Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, ariko kandi akaba yari yaranahindutse mu buryo bw'imitekerereze, aho yatangiye kubona ko kuba mu isi atari ukuba ku mihanda ndetse no kwiba gusa. Guhinduka byaramufashije, ariko n'ubundi ntibyatumye adasubira gukomeza ubuzima bwo kuba ku muhanda, bitewe n'uko atabonaga umuntu umugira inama wa hafi, ndetse no kuba yarabuze igishoro cyo gutangiriraho ubuzima bushya. Nyuma y'ibyo ngibyo mu mwaka wa 2017 Kimangwema yaje gusubizwa mu kigo ngororamuco Iwawa. Muri icyo gihe yongeye gufata amasomo atangirwa Iwawa, ariko bikaba byarabaye intangiriro noneho yo guhinduka burundu. Yigiyeyo amasomo atandukanye arimo imyuga n'ubumenyingiro, ndetse yigirayo na discipline ikwiye kuranga umwana w'umunyarwanda. Igihe kigeze Kimangwema yararekuwe. Bitandukanye n'uko byagendaga mu bindi bihe byose byatambutse, Kimangwema yaje gutaha asubira iwabo ku ivuko. Akigera iwabo yakiriwe na mama we nk'umubyeyi we. Kuva icyo gihe yatangiye kubaho nk'umwana wo mu rugo, ariko abaturage b'abaturanyi babanje kutamwizera bavuga ko ari umujura ndetse n'ibindi byinshi. Si ibyo gusa, kuko no mu rugo iwabo ntibamusigiraga urufunguzo rw'inzu, ariko nyuma y'igihe baje kubona ko ari umwana wahindutse, batangira kumwakira neza ndetse no kumwizera. Abo umwana utumwa n'ababyeyi, ndetse atangira kubaho yishimiye ko yahindutse umuntu muzima. Bimwe mu biganiro yagiye akora nyuma yo guhinduka akagaruka iwabo, yagaragazaga ko ari umwana ufite icyizere cy'ubuzima, nubwo ntacyo guheraho yari afite, ariko yizeraga ko umuntu ugihumeka byose biba bigishoboka. Amwe mu magambo yakundaga gukoresha yagiraga ati: iyo umuntu akiri muzima aba ari umukandida w'ibintu byose bibera ku isi. Bishatse kuvuga ngo umuntu ukiri muzima ibintu byose biba bigishoboka. Mu mwaka wa 2021 impunzi zabaga mu nkambi ya Gihembe zatangiye kwimukira mu nkambi ya Mahama, aha ni mu karere ka Kirehe. Muri icyo gihe mu kwezi kwa gatanu himuye icyiciro cya mbere cy'impunzi 2393, aho abo bose bagiye kubatuza muri iyo nkambi ya Mahama. Mu kwezi baje kwimura icyiciro cya kabiri cy'impunzi zabaga mu nkambi ya Gihembe aho Kimangwema yavukiye, aho bimuye imiryango 538, maze mu kwezi kwa 10 nabwo baza kwimura icyiciro cya gatatu, ari nacyo cyaje kuba icya nyuma, aho haje kwimurwa imiryango kuri 911, ari nabwo habayeho gufungwa kw'inkambi ya Gihembe ku mugaragaro. Nyuko nyuma yo kuhava haza no gusenywa. Bimwe mu bintu byatumye leta y'u Rwanda bimurira mu yindi nkambi nuko iyi nkambi yari yubatse ku musozi ufite ubutumburuke burebure, bityo bikaba byaratezaga impanuka z'inzu zagwaga bitewe n'amazi menshi. Ibi bikaba byarakozwe kugira ngo leta ibarinde izindi mpanuka zashoboraga gutezwa no kuba bari batuye kuri uno musozi muremure. Nyuma gato yo kwimukira i Mahama, Kimangwema yaje kuhaba igihe gito, maze aza gusohoka kuri liste y'abantu bagombaga kujya muri Canada. Imana imutunga inkoni ityo yisanga mu gihugu cya Canada. Iyi gahunda isanzwe mu mpunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda, aho bajya gutuzwa mu bihugu bya Amerika, Canada, Australia ndetse n'ibindi kugira ngo babonerwe imirimo yo gukora. Kuri ubu ngubu ni umusore ushima Imana kuko yamukuye mu buzima butari bwiza habe na gato, kandi ikaba yaramuhaye kuba umusore ugira discipline kandi ufite intego nyuma y'ibyo yanyuzemo byose bitari bimworoheye. Aya namwe mu magambo Kimangwema yavuze ubwo yarakiri mu buzima bugoranye, ariko nawe ushobora kuyagenderaho akaba yaguhindurira ubuzima. Ni byiza rero kuyumva kugira ngo nawe ujye wiga kandi wigire ku bandi banyuze mu buzima bwabakomereye.
Kimangwema yaravuze ngo iyo ushaka kumenya ingagari ubanza kumenya ibiteshwa agaciro kuri yo aho bijugunywa. Mu magambo ye yongeye kuvuga ngo guhunga utarwanye n'ikibazo ubu uzagaruka ukagiheraho. Yaravuze kandi ngo turimburwa cyane no guhitamo nabi kandi twari dufite amahirwe yo guhitamo neza, ugasanga tumaze igihe kinini turira kandi ari twe twikururiye ayo marira. Yakomeje agira ati umuntu wahemukiwe cyane atinya umuntu umwereka urukundo. Yaravuze kandi ngo umuntu atsinda urugamba ari uko ari kururwana, ngo ntabwo ushobora gutsinda urugamba utarwanye. Yakomeje agira ati iyo uri muzima uba uri umukandida wibera ku isi, kandi iyo upfuye nibwo iyo kandidatire yawe iva mu zindi. Yarongeye avuga aya magambo ngo ntukibagirwe wowe wahoze uri we, kandi ukwiye kumenya uwo uri we, nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi, kuko ugifite ubuzima byose urabyemerewe. Reka nsoze mbashimira ariko kandi mbabwira ngo ibiganiro nk'ibi tuba twabateguriye aba ari ukugira ngo tubikuremo isomo ry'ubuzima. Ntabwo kubyumva ari igihe cyo gutera amabuye ababinyuzemo, ahubwo ni igihe cyo kwigira ku mateka. Mbifurije ubuzima bwuzuye imigisha ituruka ku Uwiteka Imana ihoraho. Kanda subscribe tugumane nyamuneka.